Ndagushuhuje wowe udahwema kubana natwe nshuti muvandimwe. Imana y'amahoro niguhe umugisha, Imana y'amahoro nikurebe neza aho uri, aho uherereye mu mpande enye zigize isi. Nkwifurije umugisha w'Imana, amahoro y'Imana. Wowe wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Wowe utarayikora uyikore, Imana iguhe umugisha. Ukande kuri like ndetse utange n'ibitekerezo byawe muri comment hasi aho ngaho. Tubashimira uko mugenda mubana natwe bukeye nuko bwije. Imana y'amahoro ibagirire neza. Wewe uri mu Rwanda, wewe uri muri Afurika, uri mu bigabane itandukanye, Aziya, Australia, Canada, Amerika n'ahandi mugenda mubana natwe, turabashimira. Imana ibahe umugisha, Imana ibakomereze amaboko. Ndabizi neza yuko hariho abantu badukurikiranye batameze neza, badafite amahoro yo mu mutima. Imana y'amahoro ibaha amahoro. Hari abandi ibyiringiro byashiranye, Imana iguha ibyiringiro byuzuye. Ndetse wowe urwaye cyangwa urwaje, turakwaturaho impinduka ziva ku Mana, Uwiteka Imana Nyiringabo akorohereze, akugirire neza. Uwiteka Imana ishobora byose yongeye kuduha icyumweru gishya, twongeye kubona undi munsi mushya. Zaburi iravuga ngo uyu ni umunsi Uwiteka turemeye ngo tuwishimiremo, tuwunezererwemo. Rero dukwiriye gushimira Imana, kuba ubundi kurama ni ukuramuka, niko Umunyarwanda yavuze. Iyo bavuze kurama wumva iki? Ugira ngo ni ukumara imyaka 150. Iyo waramutse burya uba waramye, iyo wiriwe uba waramye. Imana rero ishimwe kuko yongeye kuduha umunsi mushya. Ndabifuriza rero kubona Imana mu buryo budasanzwe, kubona Imana mu buryo bw'imbaraga. Turagarutse rero none bavandimwe, tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro, ariko twagarutse muri bya biganiro bitandukanye, muri za nkuru zitandukanye. Bamwe bati isi imperuka yabaye, kubera ko Amerika, Irani ifite ibibazo bikomeye. Isirayeli yateyeyo ibisasu bikomeye, imena ububiko bwabo bw'intwaro za kirimbuzi ibifashijwemo na Trump. Trump azanye impinduramatwara zikomeye. Nicyo kiri kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye ko intambara ya kangahe y'isi yaje. Ariko mbabwiza ukuri, Imana itagukuyeho ikiganza ntaho wajya. Reka mbaremo umutima mukomere. Imana irahari, itubeshejeho, izakomeza itubesheho. Ngarutse rero mu makuru atandukanye agenda avugwa hirya no hino. Ubuyobozi bwa RGB buherutse gutangaza amakuru cyangwa se imyanzuro yagiye ifatwa, bagenda babisobanuraho, kuko buri gihe ikintu kibayeho hari igihe hazaho inkuru z'impuha n'ibindi. Bamwe bakandika biracitse, abandi bakandika inkuru zitandukanye, ariko abayobozi ba RGB bafashe umwanya wo kubisobanura. Basobanura impamvu zo gufunga kw'amadini. Amadini atandukanye yakoreraga hano mu gihugu cy'u Rwanda, amenshi arafunze, afunguye navuga ko ariyo makeya. Hanyuma avuga impamvu yafunzwe, avuga impamvu azadepoza bushya. Iyo urumva bamwe batangiye no gukora ibisabwa kubikora, kubitunganya. Izo mpamvu agenda zisobanura. Avuga impamvu bagiye baca akavuyo n'akajagari ko gusengera mu ngo no ku misozi n'ibindi. Avuga impamvu hagomba kubaho ubugenzuzi ku maturo ndetse n'amafaranga yinjiwe, uko yinjiye n'uko yasohotswe bigomba guhabwa umurongo. Ibyo byose yabishyizeho umucyo. Avuga impamvu hari amadini amwe n'amwe yatswe ubuzima gatozi burundu, ayarahari. Ndetse umunyamakuru wamubazaga ko kuri TV1 aramubaza ati se aya mwatse ubuzima gatozi yakongera akadepoza agahabwa ibyangombwa byo gukora?
aravuga ati byaterwa nuko hari ibyo bakosoye, nyine ibyo twabanenze n'ibindi yenda babikosoye birashoboka. Yavuze ku bintu bitandukanye. Abantu rero benshi bibaza impamvu insengero nyinshi zitarafungurwa, ariko impamvu zitarafungurwa irahari, kandi nizimara kuzuza nyine ibyo bisabwa zizafungurwa nizimara kuzuza ibyo basabwe. Urusengero, agace rurimo, akarere ruherereyemo, ibyo twagiye tubivuga mu biganiro bitandukanye. Niba urusengero ruri ahantu hagenewe inganda, urwo rusengero biragoye ko ruzafungurwa. Niba urusengero mwararwubatse ahantu hagenewe ubucuruzi, nakwambia urwo ngurwo rwose ntabwo ruzafungurwa. Hari ahantu hagenewe insengero, nk'uko purani y'umujyi wa Kigali ivuga ngo aha ntihagenewe inganda, hakenewe guturwa. Ni mu rusisiro rw'ahantu bagomba guturwa, ntabwo ari mu nganda. Niyo mpamvu wabonye inganda bagiye bazimura. Ngira ngo mwarabibonye, inganda zabaga hano za Itagisirwa, habaga inganda nyinshi cyane, habaga inganda hano Rwandegisi habaga inganda nyinshi cyane, ibyo murabizi. Hano Itagisirwa ni uruganda rumaze igihe rukorera hariya, ariko mwabonye ko rwimutse n'izindi zagiye zimuka. Kubera iki? Aho nyine bashyize inganda, hari ibindi bintu bihateganyijwe, hari ibindi bintu bigomba kuhakorwa, bagomba kuhashyira pariki. Urumva, bagomba kuhubaka ubusitani bwiza ku buryo umujyi uba ukeye usa neza, kugira ngo umujyi ujye kuri level, ku yindi level itandukanye n'urwego uyu mujyi uriho. Nuko hari ibintu bigomba gukorwa mu mujyi katikati. So rero iziri ahantu hagenewe isengero, ni ukuvuga ngo zizakorwa, zitunganywe, donc bazijyanishe n'uko inyubako z'umujyi zimeze. Ibyo byo ngira ngo ibyo kurundarunda utuntu tumeze nk'utururi wapi, ibyo byararangiye. Ni ukubaka urusengero rujyanye nyine na level y'umujyi, icyerekezo, uko umujyi ubona uri kugenda wubakwa, uri kugenda uzamo impinduka, uri kugenda ukorwa usa neza, ni nako n'izo sengero zigomba kuba zisa neza, zirimbishijwe, zitunganyijwe. Ni muri ubwo buryo rero bagomba gutunganya insengero zikaba zisa neza, zikaba zimeze neza. Nshuti bakundwa, nibyo nagira ngo tuvuganeho muri iki gitondo. Imana ibagirire neza, Imana ibamurikishirize mu maso hayo, kandi ikomeze kubiyereka. Rero umaze iminsi wibaza impamvu insengero zidafungurwa, impamvu zatinze cyangwa gufungurwa, nuko zitaruzuza ibisabwa. Ntabwo ziruzuza ibisabwa ntabwo barabyuzuza. Navuga ko ari ibintu bikomeye, ariko nanone bishyize hamwe nta kibananira. Iyo urebye ayo mafaranga basabye miliyoni 2 zo kongera gudepoza bushyashya, nabyo navuga ko ayo mafaranga ntabwo ari make, ariko nanone si menshi. Wenda ku bantu bari basanzwe bakora, bafite insengero n'ibiki, bafite n'iyo mitungo, ntabwo ari menshi cyane ku buryo batayatanga. Ndetse n'ibindi bagiye basabwa by'amadiploma, impamyabumenyi runaka, kugira ngo ube uyoboye itorero, ishami ry'urusengero cyangwa paruwasi. Ibyo nabyo navuga ko bisaba igihe, ariko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha niho finali, niho bagomba kuba bashoje kugira gute, kudepoza. Igihe cyo gusoza kudepoza, kuzuza ibisabwa, ntabwo bizarengurira mwaka utaha mu kwa gatatu, nibwo bose bagomba kuba bagize gute, badepoje ibyo bintu bisabwa na RGB. Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze gushoboza abari gutunganya ibiri gusabwa. Imana igenda ibijyamo. Imikoranire hagati y'amadini na leta igomba kunozwa, igatunganywa neza, kuko usanga umuntu ayoboye urusengero ukagira ngo aruyoboreye mu ijuru, kandi agomba kwibuka yuko akiri mu isi. Itorero ari kuritunganyiriza mu isi. Yesu bamwatse umusoro, n'abigishwa be babatse umusoro. Abigishwa barabaza Yesu uti se umusoro turawuvana he? Ni ngombwa ko dusora? Natwe turasora. Mu gihe cya Yesu minisiteri ye yarasoze, barayisoresheje. Kayizari nta mikino bafite.
ariko Yesu abaha urugero rwiza, arababaza ngo ninde wanditse kuri iki giceri, afata igiceri arababaza ngo ninde wanditse kuri iki giceri, baramusubiza ngo ni Kayizari. Arababwira ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'iby'Imana mu bihe Imana. Ni byiza rero yuko tumenya iby'Imana kubiha Imana, n'ibya Kayizari kubiha Kayizari. So rero tugarutse hano muri ADEPR hari gutegurwa yubiri y'imyaka 85 iri torero ribayeho rivutse, ndetse izizihizwa Gihundwe aho ADEPR yatangiriye. Bamuritse urusengero rw'amateka rwubatswe ahantu ku butaka, nahita ubutaka butagatifu. Yego, mvuze gutyo sinaba mpemutse, sinaba nkosheje, kubera ko niho hantu ADEPR yatangiriye, niho hantu umuntu wuzuye umwuka wera bwa mbere byabereye hariya muri Rusizi. Rero aho huzuye urusengero rwiza, mvuze ko ari rwiza cyane, ntabwo naba nkabije, oya ni rwiza, rurakeye, rurasa neza. Rero muri ADEPR hagiye kwizihizwa iyo sabukuru y'imyaka 85 iri torero ribayeho rivutse, kandi navuga ko rimaze kuba ubukombe, naho bafunze insengero zitari nkeya, nyinshi cyane, ndetse bagabanyije abakozi inshuro nyinshi zitari nkeya, bagenda babasezerera. Nibaza rero yuko hari abandi bashyashya bagomba gusengerwa kuri uyu munsi, kuri ibi birori. Amakuru ahari ni uko hari abantu bazimikwa, harimo n'abagore bagomba kwimikwa kuri uriya munsi wo kwizihiza iyi sabukuru. Abazaba bitabiriye ikirori, urumva ibirori bigomba kuzabera rimwe. Uwo munsi mukuru uzabera hariya, niho uzizihirizwa iyo sabukuru y'imyaka 85 iri torero ribayeho, izizihirizwa muri Rusizi hariya Gihundwe. Imyiteguro rero irarimbanyije, ndetse amasengesho y'iminsi 85 nayo arakomeje yo gutegura iyo yubiri, iyo minsi mikuru, icyo kirori. Ubwo ni ukuvuga ngo buri mwaka bawuhaye umunsi umwe w'isengesho, gushimira Imana ibyagezweho. Umuvugizi mukuru wa ADEPR avuga muri disikuru, n'umunyamakuru wa Life Radio yavuze yuko impamvu bafashe iyo minsi yo gusenga, impamvu bafashe icyo gihe cyo gutinda imbere y'Imana, aravuga ati dukwiriye gushimira Imana ibyagezweho, tukwiriye gushimira Imana urwo rugendo rwose rw'iyo myaka itari mikeya, uburyo ki Imana yagiye iba mu murimo, yagiye ifasha umurimo, ndetse kandi dukwiriye no kuyiragiza n'ibiri imbere. Hari ibindi biri imbere tugomba gusengera kugira ngo Imana izarushaho kugenda iba hagati muri twebwe. Ngayo nguko rero nuko gahunda zimeze. Imana ikomeze kubagirira neza, mwebwe mwese mubana natwe, mwebwe mudukurikirana. Turabifuriza guhirwa, turabifuriza ineza y'Imana, uko bukeye nuko bwije, igitinyiro cy'Imana kibabeho. So no gutegereza rero twihanganye, tugategereza igihe insengero ziri bufungurirwe, abafite aho bateranira, murusheho iminsi kugenda ibamo, murushaho kugenda muterana, mugira amateraniro yera, muyitabira, muyabamo. Ariko navuga ko ibihe ntibyoroshye, ibihe turimo ntibyoroshye, birakomeye, ni ibihe bikomere umugenzi, ariko nta n'igihe cyoroshye kigeze cyoroha, ibihe byagiye bikomera. Gusa iyo umuntu ahagaze mu gihe cye abona aricyo gikomeye kurusha iby'abandi, ariko n'abandi bagiye bakomererwa n'ibihe byagiye bibaremerera. Rero reka nkomeze abanyetorero cyangwa se abanyamadini, baba ari abayobozi, baba ari abayoborwa, no guhagarara dushikamye, ndetse tukarushaho kugenda twegera Kristo. Imana itugirire neza, Imana ibagirire neza, Imana ibakomereza amaboko, ndetse irushaho kugenda ibaha ihumure ryo mu mutima. Icyo nicyo turushaho kugenda tubaturaho ibyiringiro byuzuye. Amen. So rero uku kudepoza gushya ni amadini yose bireba, amadini yose
agomba kudepoza bushya ibisabwa, barabimenyeshejwe, ibintu basabwa kuzuza barabimenyeshejwe, imikono 1000 y'abantu bagutangira ubuhamya yuko bemera ibyo bikorwa byawe, niyo niba ari ministeriya, niba ari idini, bwo umuntu wese abasabwa iyo mikono 1000 y'abantu bagomba kugusinyira letere y'akarere yemeza yuko mufitanye imikoranire myiza, ugomba kuyidepoza na za diploma basabye, ndetse ukadepoza na kiriya cyemezo wasinyiwe yuko utigeze ufungwa, utigeze ukatirwa, cyangwa utakoze jenoside, udafite icyasha. Ngira ngo niyo ugiye kudepoza ahantu runaka mu mabanki n'ahandi bagutuma kiriya cyemezo, ibyo ni ibisanzwe, ni kama kawaida. Aho rero ni ukuvuga ngo yasobanuye impamvu insengero zitarafungurwa kugera n'uyu munsi, zo bafunze zikaba zigifunze. Yes, iyo mpamvu yarayisobanuye kandi ayisobanura neza. Aravuga ati tugomba kugira ibintu bifite umurongo, bifite icyerekezo, kandi inyigisho z'ubuyobe zigomba gucika burundu mu gihugu cyacu. Abantu batitabira ibikorwa bya leta, bigisha yuko batagomba kwitabira ibikorwa bya leta, abo bantu ntabwo bakwiriye gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Umuntu uvuga ngo umuganda ngo ntibakawitabire, uvuga ngo ntibakishyure mituweli, ngo ntibakikingize, umuntu uvuga ngo ntibakarye ngo ibi n'ibi, akakura abantu ibyo kurya bitazira n'iki, atari muganga wabikwandikiye, akazana izo nyigisho. Ibyo nabyo yarabisobanuye, aravuga ati izo nyigisho ntabwo zibereye abanyarwanda, ntizibereye abanyarwanda. Abanyarwanda twarasobanutse, abanyarwanda nta mpamvu yo kutuzanamo izo nyigisho z'ubuyobe, inyigisho zizana amacakubiri, inyigisho zibiba urwango mu mitima y'abantu, inyigisho za tekinike zose zigomba gusezererwa. Aho rero yarabisobanuye umuyobozi wa RGB,